Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Huye, umugabo wasambanyije umwana we yakatiwe gufunga imyaka 20. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Kwa 18 Nyakanga 2021 urukiko rwisumbuye rwa Huye rwasomye urubanza ubushinjacyaha bwari bukurikiranyemo umugabo wakoze icyaha cyo gusambanya umwana we, rumukatira igifungo cy'imyaka 20. Urukiko rwamuhanisha icyo gifungo kubera ko kuva yafatwa kugeza aburana mu mizi yemeye icyaha, asobanura ku buryo budashidikanywaho ko yagikoze, ko atagishimishwa no ko yaragikoze kandi akaba yarasabye imbabazi. Uyu mugabo w'imyaka 50 ubushinjacyaha bwavuze ko yasambanyije umwana w'umukobwa w'imyaka 15 babanaga mu rugo ku matariki 21, 22, 23 Nyakanga 2021 mu murenge wa Tumba ho mu karere ka Huye mu Rutoki, aho yarariraga ibitoki ngo batabyiba. Mu ibazwa rye ukekwa yemeye ko yamusambanyije iminsi 3 ikurikirana abitewe no umugore we yari yarahukanye ashaka ko umukobwa we yamusimbura muri izo nshingano aho kujya mu ndaya. Biteye agahinda ndetse biranababaje cyane kubona umugabo yatinyuka umwana we yibyariye akamusambanya ngo arashaka ko agasimbura nyina muri izo nshingano. Nukuri biteye agahinda kandi birababaje cyane birenze uruvugiro rw'abantu. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.